reka dufatanye kuyishima, izina ryawe rihimbazwe. Nge tugiye gufatanya iki cyigisho, ndi mu bandi Benjamin, noneho mureke twige. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye ubugira neza bwawe n'imbabazi udahwema kutugirira, kuko waturaranye none bukeye amahoro. Tugiye gukomeza ibyigisho nk'uko wabiduteganirije muri iki cyumweru, izina ryawe rihimbazwe. Ibyaha byacu n'amafuti y'uburyo bwose ubitubabarire, twezesha amaraso ya Kristo, tubyarishe ijambo ryawe, tube beza, biteguye kuzabona ijuru nugaruka, tuzakirizwe mu bwami bwawe. Amagambo tugiye kwiga udufashe adusobanukire, kandi buri wese abashe kuyagira ye, akora akazi gakomeye mu mitima yacu. Duhagarare neza muri iyi minsi, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo nk'abakristo duhagarare dute muri iyi mperuka. Niryo jambo tugiye kwigira hamwe. Twe nk'abakristo twifate dute muri iyi mperuka. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira yuko turi mu gihe giheruka. Ibyo ntabwo ari twe tubitekereza ngo tubivuge, nta nubwo ari byo dupapira, ahubwo nibyo duhabwamwo ibimenyetso n'ibyanditswe byera. Bibiliya itubwira yuko igifite itangiriro kigomba kugira n'iherezo. Iyo dusomye mu gitabo cya Petero, turagasoma no muri Ezekeri, abagaragu b'Imana bombi bavuze iby'imperuka mu buryo busa n'ubwahuranije. Muri Petero turasoma mu gice cya 4 umurongo wa 7 urwa mbere, haranditse ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira umwete, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ibyanditswe bitubwiye yuko iherezo rya byose riri bugufi. Muri byose harimo ibyaha, harimo imishinga, harimo kwiga, harimo kubyara, harimo gucuruza. Ibintu byose ibyanditswe bivuze ko iherezo ryabyo riri bugufi. Nanone dusomye muri kino gitabo cya Ezekeri igice cya 7, naho hari amagambo ajya kuba nk'ariya. Reka tuyasome. Ezekeri igice cya 7 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uko niko umwami w'Uwiteka abwira igihugu cy'Isirayeli ngo amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye ngo ucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho, maze muzamenya yuko ari njye Uwiteka. Bibiliya itubwiye yuko amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Ubwo haba mu burasirazuba n'uburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, uwahitegereza yahabona ibimenyetso by'iherezo, yahabona ibimenyetso by'imperuka. Ubwo rero ibyanditswe ntabwo byavugiye ubusa ibizagaragaza ko Yesu yenda kugaruka, kubera ko Yesu igihe abigishwa be bamubazaga ibyerekeranye n'igihe cyo kugaruka kwe, bakamubaza n'ibimenyetso by'imperuka ibyo ari byo, yarabibabwiye, ariko agerekaho ijambo rivuga ngo nimubona ibyo bibaye, nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko umwana w'umuntu ari bugufi. Ubwo ni ukuvuga ngo ibimenyetso icyo bimaze ni ukubwira abantu aho igihe kigeze. Murazi ko
Yesu ntabwo yigeze, Imana ntabwo yigeze ibipanga cyangwa ngo ibone ari byiza kubwira abantu igihe imperuka izabera, ngo ivuge amatariki, ngo ivuge umwaka, ngo ivuge amezi. Ntabwo mu bushake bwayo yabonye ari byiza, ariko icyo yabonye ari cyiza ni ukuduha ibimenyetso byerekana yuko imperuka igiye gusohora, ko Yesu agiye kugaruka, ko iherezo ry'isi ryenda kugera. Ibyo ngibyo ni byo Imana yahisemo gukora. Ibimenyetso bishobora kuvuga, ibimenyetso bishobora kuvuga, umuntu akamenya ibihari. Ushobora kuba uri kugenda, wagera ahantu ukamenya ko hari ibirori cyangwa ibyago ntawe ukubwiye. Ugeze ahantu ukabona hari abantu benshi, ukabona hari intebe, ukabona bahubatse amatente. Ibyo bintu bishobora kukubwira ngo hano hari ikintu gihari. Ibyo bimenyetso uba ubonye bishobora kukubwira yuko hari igihari gitandukanye n'icyari kihasanzwe. Rero Imana nayo yahisemo kutwigishiriza mu bimenyetso kugira ngo tumenye yuko iherezo riri hafi. Turasoma muri Matayo 24, ndetse turaza gusoma n'ahandi henshi hagaragaza ibimenyetso, ariko icyigisho cyacu kirubakira aho muri Matayo 24. Yesu igihe yari mu isi yabwirije anyuriye mu marenga, ni gake cyane yavugaga yeruye, ariko hamwe mu ho yigeza avuga yeruye mu kwigisha kwe twabibona muri Matayo 23, aho yavuye mu marenga akavuga ibintu yeruye, kuko yarahanganye n'abantu b'indyarya mu myizerere, bagaragara ko ari abantu bakunda Imana, ariko mu by'ukuri mu mitima yabo ari babi. Bagiraga umwete wo gusenga, bakagira umwete wo gutanga ibyabo mu byo bitaga umurimo w'Imana, ariko uwo mwete wo gusenga no gutanga ibyabo wabaga uringaniye mahwe n'uw'ubugambanyi mu mitima yabo, cyane cyane bagambanira Yesu kandi ntacyo bamuhoye. Noneho mu gice cya 23 cya Matayo, Yesu avuga yeruye, ari kubwira abayuda, ari kubwira abafarisayo, ari kubwira abasadukayo, ari kubwira abanditsi, ari kubwira abatambyi ishyano bagushije ryo kwihindura indyarya. Niho yavuze ati mwandyarya mwe muzabona ishyano. Yabisubiyemo inshuro nyinshi. Ageze ku murongo nshaka gusoma, Matayo 23, ndasoma ku murongo wa 37. Haranditse ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Urumva ko Yesu ibyo yashakaga gukorera abaturage b'i Yerusalemu, uhereye ku bayobozi babo ukageza kubo hasi, ngo ni nk'ibyo inkoko igikorera imishwi yayo. Twese turabizi, tuzi uburyo inkoko ikuyakuye imishwi yayo iyitayeho ku rwego rwo hejuru. Imishwi burya ntiyonka, ariko irerwa n'ubushyuhe buvuye mu mababa ya nyina. Ariko ngo Abisirayeli bo b'i Yerusalemu, icyo gikorwa Yesu yashakaga kubakorera cy'impuhwe, bo baracyangaga. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahiruguje mu izina ry'Uwiteka. Mu bigishwa ba Yesu bamwe bari baramuhisemo kubera ubwenge bwabo bwari bupfutse, ariko bupfutswe n'ibyaha bukongera bugapfukwa n'iby'isi. Inshuro nyinshi byatumaga ibyo Yesu avuga batabyumva. Ntabwo babyumvaga ibyo Yesu yavugaga, ntabwo babisobanukirwaga. Iri jambo ngo niryo jambo, ni rimwe mu magambo yababaje by'umwihariko abigishwa ba Yesu bamwe bari baramuhisemo 12. Iri rivuze ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Kuko nabo mu bwenge bwabo hari hiyanditsemo ko urusengero rw'i Yerusalemu ari bwo buturo bw'Imana, bakumva nta buryo bushoboka bw'uko Imana ishobora kureka iyo nzu yayo. Nuko Yesu ahangaye avuze iri jambo, bo barifashe nko guhangara gukomeye, guhangara kuvuga yuko inzu y'Imana ariyo nzu y'Abisirayeli aho basengeraga bashobora kuyisigirwa ari umusaka. Kandi ubwo Yesu yaravuze ko
we wigeze kuyitaha igahabwa agaciro, agiye kuyivanwamo nuko ahasuzuguriwe, noneho igasigara ari umusaka, kuko nyirinzu yavuye mu nzu akayita, ntabwo ibikiri inzu, ntabwo yitwa inzu, ihindurirwa izina. Umurongo wa 39 niho havuze ngo ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. None igice cya 24 ngo abigishwa baratangaye baramubwira ngo Yesu asohoka mu rusengero, ubwo yaramaze kuvuga ari amagambo yose yanditswe mu gice cya 23. Akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arabasubiza ati ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Buriya musomye muri Mariko 13 niho mushobora kumva amagambo abigishwa bakoresheje. Mariko 13 umurongo wa 1 haranditse ngo avuye mu rusengero, umwe mu bigishwa be aramubwira ati mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese aho mwigisha urirebera? Yesu aramusubiza ati urareba ibi myubakire minini, ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Uku kumuratira amabuye no kumuratira imyubakire ngo byari bikomotse kuri iryo jambo Yesu bo bafataga ko ahangaye kuvuga ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Noneho bashaka kumwereka ko asa n'uwibeshye, kutabona ibyo, mbese bigatuma atamenya ibyo avuze ibyo ari byo. Baravuga ati ariko urukureba aya mabuye n'iyi myubakire urukuyibona, wowe uhangaye kuvuga ngo nta ngo inzu yabisizwe ari umusaka, urukubibona neza, urukubyitegereza. Yesu aboneraho kuvuga ijambo rikomeye. Yesu rero burya iyo yabaga avuze ijambo rikomeye, abigishwa be bakikanga, aho kugira ngo agabanye uburemere bwaryo, ahubwo yarabukazaga cyane. Mushobora no kubisoma mu gitabo cya Yohana igice cya 6, igihe yigishaga ikigisho gikomeye ngo utariye umubiri wanjye ntazabona ubugingo buhoraho. Ngo abigishwa baravuga, abayuda baravuga batese wowe nturi mwene Yosefu, ubwo se inyama z'umuntu twazirya dute? Yesu ntiyagarukira ahabwa, aravuga ati usibye n'umubiri wanjye, ahubwo nutanyoye amaraso yanjye. Urumva ko atarabigabanije, ahubwo yarabikomeje. No muri Matayo 15 umurongo wa 9 aho yababwiye ati ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Yaraberetse yuko nubwo bazaruha bagasenga, ariko ko nta ngororano bazahabwa igihe cyose imitima yabo igikomeje kwandura. Ngo abigishwa baramusanze ku murongo wa 12, barambwira ati ariko buriya wamenye yuko ari amagambo wavuze yasitaje abanditsi n'abafarisayo? Ubwo bari bashaka kumubwira ko noneho yakabije. Abo nabigishwa be 12. Yesu yarabashubije ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Ubwo Yesu rero ntabwo yaramenyereye kugabanya ukuri, ahubwo yaramenyereye kukuvuga hagira abakomereka akarushaho kugukaza. Uyu rero nawe aramubwira ati se uhangaye kuvuga ngo inzu yabo bayisigiwe ari umusaka, urugutekereza aya mabuye urukuyabona n'iyi myubakire? Yesu nibwo yamubwiye ati urareba ibi byose, n'aya mabuye urukundatira urukuyabona, noneho reka ngo hamirize ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Abigishwa babona imigaryo ivuyemo. Mu gice cya kindi cya Matayo 24 umurongo wa 3, Yesu ubwo yavuye aho ngaho, abigishwa bari gutekereza ku byo yavuze, nawe ibyo yavuze ari gutekereza uburyo bikomeye n'uburyo bizasohora. Bagenda butsinsima, aho bageze ku musozi wa Elayono, niho handitswe ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari? Ibyo byuvuze byuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi bizaba ryari? Icyo ni ikibazo cya mbere. N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Ibi bintu uko ari bitatu Yesu barabimubajije. Ni igihe ibyo ngibyo avuze by'ibuye gusenyuka ntirisigare rigeretse ku rindi, mbese gusenyuka kwa Yerusalemu, baramubaje ngo bizaba ryari. Icya kabiri, n'ikimenyetso cy'imperuka ni ikihe? N'ibyo kugaruka kwe. Yesu
ntabwo ajya kubasubiza, yabitandukanije ngo ababwire ngo ngiye kubanza ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu, nkurikizeho ibimenyetso by'imperuka, nongereho ibimenyetso byo kuza kwanjye. Ahubwo yarabivangavanze kugira ngo umusomyi azagira umwete wo kubitekereza, azagira umwete wo kubikurikirana. Noneho kuri uyu murongo wa 4 nshaka kuhasoma ngeze ku murongo wa 14. Haranditse ngo Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobye, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ibi bimenyetso Yesu avuze, ubisuzumye neza, wabifata mu migabane 4. Wabifata mu migabane 4. Umugabane wa mbere Yesu avuze kandi ahereyeho wakumva ari nk'igisubizo kidafitanye isano n'ikibazo yarabajijwe, nikavuze ngo Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobye, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, kandi bazayobya benshi. Ubwo ni ukuvuga ngo mu bintu urabona ko nawe iyo ubajijwe ibibazo cyangwa se ukaba uri gupanga ibintu, igifite uburemere kuruta ibindi nicyo ubanza. Buno umuntu bakubwiye bati ugiye kwimuka aho utuye, ntekereza ko iyo uri umuntu w'umugabo kandi ukaba utari kwimuka, usa naho nta kintu ufite, mu bintu bya mbere ushobora kureba ni ibyangombwa byawe n'ibyangombwa by'imirima cyangwa by'ubutaka ufite, by'imitungo yawe. Amasafuriya n'amafu bijya bikurikiraho, ariko ibyo ari byo byabanje. Yesu yerekanye ko mu bikomeye byose bizagaragaza imperuka ari uko abantu bazayoba mu bigendanye n'imyizerere. Icyo nicyo agize nimero ya mbere. Umugabane wa 2 ni iby'intambara zizabaho mu minsi y'imperuka. Mu bigendanye na za politike zo mu isi, isi izabamwo akavuyo k'intambara, niko ibyanditswe bivuze. Icyo ni icya 2. Icya 3 ni ibyaremwe bizahindura imikorere yabyo, bikabyara ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa mwene muntu. Ntuhavuze ngo hazabaho ibishyitsi, ngo n'inzara, ngo n'ibyorezo. Ni ibyaremwe bizaba byahinduye imikorere isi humane. Umugabane wa 4 Yesu avuze ni mu mico y'abantu, aho avuze ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Iyo umuntu ashaka kwiga ibimenyetso by'imperuka neza, iyi migabane uko ari 4 urasabwa kuyitondera. Icya mbere ni imperuka mu myizerere. Icya 2 ni imperuka muri za politike zo mu isi. Icya 3 ni imperuka mu byaremwe. Icya 4 ni imperuka mu mico y'abantu. Burya nibyo byanditswe hano muri iki gitabo cya Matayo 24. Rero iyo dusomye ibitabo, kuko tugiye gusesengura bino bintu, iyo dusomye ibitabo dusanga ko isi rushye, kandi ntabwo isi rushye yonyine, n'abayirimo bararushye. Reka nsome hano muri kino gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ipaje ya 15. Reka nsome, ni n'icyigisho kibanza, ni isubibanza. Reka nyisome tuyitondeye tuyumve. Ibihe bya none ni iby'amashiraniro ry'irushanwa rihebuje mu mitima yose. Abayobozi n'abategetsi, abafite inshingano zo mu myanya yo hejuru kandi yiringirwa, abagabo n'abagore b'inzego zose bashinzwe gutekerereza abandi,
ntabwo ari mu by'Imana, hano ni mu buyobozi bw'isi. Buriya aba bantu Imana yashyizeho ngo batuyobore b'abategetsi bafite umurimo ukomeye cyane. Ijambo rikomeye muri aya yose nirivuze ngo abagabo n'abagore bo mu myanya hejuru bashinzwe gutekerereza abandi, bakora statistique bakabona uburyo abantu bari kwiyongera benshi, n'ikirumbo cyo mu butaka kiri kwiyongera cyane, imirimo itari kugwira nk'uko abantu bari kugwira, bakibaza uko abantu bazarya n'uko bazabaho. Abantu babona indwara z'ibyorezo, bakabona izisanzweho, bakabona n'inshya ziri kwiyadukiza, bakabona uburyo ubukungu buhagaze nabi, bakabona uburyo abaturage bari kwiyongera n'ibitwara umutungo ari byinshi, bakareba ikirere uburyo kiri guhindagurika, ahari ubukonje hashyushye. Nibyo bavuze ngo abagabo n'abagore bo mu myanya yo hejuru bashinzwe gutekerereza abandi, bamenya ifumbire izava, bamenya ibicuruzwa iyo bizaturuka. Buriya abaturage hari ukuntu baba bibereye aho ngaho tutazi iyo biva n'iyo bijya. Abo rero bashinzwe gutekereza bahanze amaso yabo ku bimenyetso by'igihe turimo, baritegereza imibano y'amahanga, kwiyongera kw'imbaraga za buri cyiciro cy'amateka y'isi, kandi bakazirikana ko ibihe bikomeye kandi bidasubirwaho biri hafi yo guteza akaga kadasanzwe. Barabyitegereza. Noneho ikibazo kiba gihari gikomeye cyane nuko abenshi bashobora kuba batazi n'ubuhanuzi. Iyi miyaga imeze nk'inkwangu iri gusunika abantu batembana, abantu benshi basa n'abari gutegaho amaboko ngo barebe ko batangira. Ariko ibyanditswe byera bitubwira yuko yari imirindi y'Uwiteka, nta n'icyo umuntu yakora ngo abisubize inyuma keretse kugerageza. Ariko ku bakristo bo ku rwabo ruhande ni ukwitandukanya n'ibibi tukitegura, kuko isi idusaziyeho. Ibyago byisukiranya ku butaka no ku nyanja, umwiryane muri rubanda n'ibimenyetso by'intambara, nta cyizere cyiza cy'ahazaza bitanga. Niko ibyanditswe bivuze. Hepfo aravuze ngo ibyo biragaragaza ibigiye kubaho bikomeye cyane. Imbaraga z'ikibi zirihuriza hamwe kandi zikikomeza, zirashikamye ngo zitegura akaga gakomeye gaheruka. Muri iyi si yacu hagiye kubaho ihinduka rikomeye, kandi ibimenyetso by'imperuka bizisukiranya byihuta. Kwisukiranya byihuta namwe murabibona. Niba sida yari ihari, nayo ntiyari yoroheye abantu. Ebola ikaba iraje, hakaba haje korona, hakaba haje n'iki kirwara kimaze iminsi gitigisisi. Biri kuvugwa yuko mu Bushinwa ngo hadutse indi iteye ubwoba kuruta korona. Ibyo ni ibimenyetso. Intambara zikaba ziraje, iyo muri Syria itararangira, iyo muri Ukraine ikaba iraje, Israel na Iran bikaba birarwanye, muri Afurika ntuvuge. Nibyo bashatse kuvuga ngo ibimenyetso by'imperuka birisukiranye. Noneho reka duse n'abahereye kuri iki ngiki cyo Yesu yanahereyeho nawe, akavuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobye, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bazayobya benshi. Mu by'ukuri kuri iki ngiki reka twibaze, kubera iki abayobya baba benshi n'abayoba bakaba benshi kandi imiburo twarayihawe? Ntabwo ibintu byumvikana uburyo umuntu ashobora kubwira ngo iyi nzira niyo nziza, iyi ni mbi, abantu bakanarenga bakanyura mu nzira mbi, kandi ibyapa bigaragaza inzira irimo akaga bimanitse, kandi abantu bashoboye no kubisoma, ariko bakanyura muri ka kaga kandi ari benshi. Kuko kuyoba ntabwo ari ukuyoboka, kandi iherezo ryo kuyoba ni ukurimbuka. Kuko inzira z'imyizerere ni ebyiri, harimo kuyoba hakabamo no kuyoboka, kandi n'amaherezo y'izo nzira ntajya gusa. Amaherezo y'abayobye ni ukurimbuka, amaherezo y'abayobotse ukuri ni ubugingo buhoraho. Ariko kubera iki Yesu avuze ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya? Kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bazayobya benshi. N'ubu turi gusoma aya magambo, abayoba bakaba benshi n'abayobya bakaba benshi. Reka mbahe imirongo 2 y'ibyanditswe byera iri butwereke impamvu ki abazayobya bazaba benshi. Muri Zekariya havuga impamvu abantu bazayobya bazaba benshi. Zekariya
reka dusome kino gice cya 11 umurongo wa 4 ndageza ku murongo wa 5. aha herekana impamvu nyamukuru izatuma abigisha b'ibinyoma baba benshi, kandi si yamaze kubibona. Abandi barahagurukiwe, ibimenyetso by'imperuka biragaragara. Reka nsome mu byumve. Uwiteka Imana yanyu iravuga iti, ragira ubushyo bw'imbagwa, bene zo nibo bazica, bakibwira ko nta bicumuro bafite, kandi abazitunda akavuga bati, Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire, kandi abashumba bazo ntibazibabariye. Sinzongera kuba kandi abashumba bazo ntibazibabariye. Uyu ni umurongo wa 5. Reka aya magambo tuyasesengure. Uhereye kuri uyu murongo wa 3 haravuga ngo, umva ijwi ry'induru y'abashumba kuko icyubahiro cyabo cyangiritse. Umva ijwi ry'imigunzu y'intare yivuga kuko ubwibone bwa Yorodani bwangiritse. Umuhanuzi Zekariya arebye mu mperuka yabonye hari ubutumwa bw'ukuri buzamamazwa, bubwira abantu bose bo mu isi kugira umudendezo, ntibishingikirize ku bantu ahubwo bakishingikiriza ku Mana. Ibyabo batunze ntibabiha abantu bazi ngo ubwo bari kubiha Imana. Reka subiremo, ibyabo batunze ntibabihe ababarusha ubushobozi mu by'uyu mubiri, bibwira ko bari gukorera Imana, ahubwo ko bakwiriye kubiha abakene bababaye, abatagira kivurira. Buryo ubutumwa nicyo bugendereye, kuko Yesu yabivuze neza muri Matayo 25, aho yavuze ari kuvuga ibyo guciraho iteka abantu rizabaho. Aravuga ngo azavuga ngo muze abo data yaraze ubugingo buhoraho, abafite ubwami batunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, mfite inyota mu mpicyonwa, ndi umushyitsi murancumbikira, ndi mu bitaro muza kundeba, ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ngo abakiranutsi bazamubaza ngo, mbese ni ryari twakubonye umerewe utyo tukabigukorera? Nawe ngo azabasubiza ngo, ubwo mwabikoreye umwe muri aba boroheje bari hanyuma y'abandi. Ubwo iri jambo icyo rishatse kuvuga ko ku bantu bafite uko baramutse, abo tuzaha ibyacu Imana ikandika yuko tubikoresheje neza, ni ukubiha abo turusha kuramuka, abo turusha amahirwe y'imibereho, nibo tugomba gufasha. Umukristo wese unyumva, aho waba usengera hariho hose, kimwe mu 10 yawe, amaturo yawe, ubufasha bwawe ntabwo ari ubwo guha pasitoro n'umubwiriza butumwa bakurusha kuramuka, ahubwo nibyo guha wa mukene utagira inzu, utagira yo kumuvuza, utagira imyambaro, utagira ibyo kurya, ufite abana bananiwe kujya ku ishuri. Ibyo dufite bikwiriye gufasha. Noneho ngo nitubigenza dutyo, ngo nibwo tuzaba dukoreye Imana. Ariko hano Zekariya mwiyerekwa abonye abantu nibatangira kubwiriza ibyo bintu, kuko abayobozi b'amadini ibyubahiro byabo bizaba byakozweho, ngo bazavuza induru. Niko igitabo kivuze ngo, umva ijwi ry'induru y'abashumba. Kandi kuko ubundi ngo uburyo bwiza bwo kuyobora abantu, ariko iyo ni politike y'ubugome, ngo nuko barekera mu bujiji. Iyo ari injiji ubayobora bikoroheye. Ubwo rero mu byerekeranye n'imyizerere, abantu nuko nguko bayobowe. Ntabwo abayobozi b'amadini bashishikariza abizera babo kwisomera, ahubwo bo barashaka kubasomera nabo ngo bakabaha amafaranga, kandi baba babasomeye bakajya babasomera bya bindi bo bashaka, inyigisho zihuje n'ibyo bo bakeneye. Ubwo rero igitabo hano kiravuze ngo, igihe abantu bazashishikarizwa gusoma, bagatangira kubaza ibibazo abayobozi babo, bagatangira gushishoza, ngo icyubahiro cy'abashumba kuko kizaba cyangiritse, ngo hazavuza induru, bazavuza induru. Noneho niho Imana ivuze mu murongo wa 4 ngo, Uwiteka Imana yanjye iravuga iti, ragira ubushyo bw'imbago. Ababizera bahora bakwa utwo bafite, kandi bigahabwa ababarusha amaramuko, ngo bagereranijwe n'ubushyo bw'imbago. Bene zo nibo bazica, bakibwira ko nta bicumuro bafite, kandi abazitunda bakavuga bati, Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire, kandi abashumba bazo ntibazibabariye. Buriya aba ari ibintu bigaragaza, usibye no kurimanganya, ahubwo harimo n'ubugome. Iyo umuntu ahagaze ari kubwira abayoboye ngo imodoka ye yashaje,
ubona kubona bodaboda izi nkweto za kambambiri bibagoye, ariko babwira ngo nibamuteranyiriza gura imodoka cyangwa iyo afite irashaje kandi ubwo igishobora kugenda, ariko abari gusa bari babandi batagira icyo bafite, mu by'ukuri birumvikana ko ari ubugome n'uburiganya. ubwo rero nibyo Bibiliya ivuze ngo benshi bazayobya. Impamvu benshi bazayobya nuko muri uko kubwiriza iby'idini benshi bazabiboneramwe amaramuko, abari babuze akazi, ababuze imibereho, ababuze uko babayeho, nabo bishore muri uwo mushinga wo kubwiriza, noneho tugusha ishyano ryo kugira abayobya benshi. Iyo niyo mpamvu. Mbese impamvu ababwiriza bazayobya bazaba benshi nuko abenshi bazabona ariko kayira ko gushakira mw'indonke n'amaramiko. None se kubera ko abazayoba bo bazaba benshi, abantu bafite ubwenge, bamwe bize n'amashuri bakarangiza, abandi bafite ubwenge bwa kavukire bashoboye gushishoza, bajya baca n'imanza, waza no kubariganya mu by'isi bakabimenya, ariko wabariganya ukoresheje amasomo n'imirongo ya Bibiliya bakabyemera, bizaterwa n'iki? Ngiye gusoma imirongo 2 isubiza kino kibazo. Ndasoma mu gitabo cya Timoteyo, muri Timoteyo igice cya 2. Ubwo iki ni kimwe mu bimenyetso by'imperuka kandi gikomeye, kuko Yesu nicyo yahereye ngo mwirinde hatagira umuntu bayobye. Haranditse mu gice cya 4 Timoteyo ya mbere umurongo wa mbere, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azabonekaje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhana utesha uhugura ufite kwihangana kose no kwingisha, kuko igihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Aba ntabwo ari abigisha bahanuwaha, ahubwo ni abigishwa ngo ikibazo bazaba bafite ngo nuko bazaba bafite amatwi abarya yifuza kumva. Nukuvuga ngo bazaba bafite amatwi abarya, atari tempa yagize ikibazo, atari imisonga irimo, ahubwo ngo umuti bazaba bumva ubanejeje, ngo nukubabwira inyigisho zihuje n'irari ryabo. Udacyaha ibyaha ntugerageze kubivugaho, ahubwo ukabwira uti tuzajya mu ijuru, wabasengera mwabona viza yo kujya muri Amerika no mu Buraya, imikoshi iri mu maduka yanyu nayisengera ikavamo, uburyo mwaba bakire n'ubu. Abantu ngo bazaba bafite amatwi abarya, icyo bifuza ari ukugira ngo bumve inyigisho zihuje n'irari ryabo. Noneho ngo bazagwiza abigisha, abigisha bazaba benshi kandi abayoba benshi. Noneho reka dusome no muri Yesaya, uyu murongo wo nabararikira kuwukurikirana. Yesaya nawe yabonye abantu bo mu mperuka uburyo ubwenge bwabo buzaba bumeze, kandi ni uburyo bubi rwose butangaje. Igice cya 30 Yesaya ndasoma ku murongo wa 9. Mwumva bo mu mperuka, ariko abasaba abayobozi ahubwo nabizera, abigishwa bo mu madini mu isi uko bazaba bameze. Biranditswe ngo kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko y'Uwiteka, babwira bamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanura ibinyoma. Abantu bashaka kubwirizwa ibyoroheje. Umurongo wa 11, muve mu nzira muteshuke, mutume Uwera w'Isirayeli atuvamo rwose. Aba bantu ni babi, abantu bo mu mperuka. Buri ubabwirije ngo nshaka ko twiga ubutumwa bwa Marika wa 3 buvuga iby'inyamaswa, buvuga iby'igishushanyo, buvuga iby'ikimenyetso kigiye guhatirwa abantu bose kugishyirwaho mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ntabwo ari benshi biteguye kumva izo nyigisho. Ntabwo ari benshi bakwicara ngo batege amatwi ngo bumve inyigisho zibacyahira ibyaha n'ubugome bafite mu mitima. Ahubwo ngo ni abana badashaka kumva amategeko y'Uwiteka. Ngo babwira bamenya bati ntugahanure iby'ukuri. Niko nsomye kuri umurongo wa 10, babwira bamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje. Buriya mu mitima y'abantu bashaka kwiga ibyoroheje. Haleluya, amina, tuzajya mu ijuru, bagasimbuka bagatendereza, ubwo gusenga kukaba kubaye uko, kwiga kukaba kubaye uko. Iki nicyo kizatuma abayobya baba benshi n'ugushakira indonke. Ikizatuma abayoba baba benshi nuko bafite amatwi abarya ashaka kumva ibibanezeza. Reka nimukire ku yindi ntambwe mu byerekeranye
n'ibyo mu minsi y'imperuka cyangwa ibimenyetso bizabigaragaza. Twumvise Yesu avuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mu by'ukuri uyu murongo wo ntabwo ibi bintu ntabwo ndi bubitindeho kuko turabyumva hirya no hino, ndetse ibyanditswe bakatubwira ngo mwirinde guhagarika imitima kuko bitazabura kubaho. Mbese turategujwe hakiri kare. Hari igihe abantu iyo bagiye gukora ikintu gikomeye babanza bateguza abari kumwe nabo ngo batikanga. Hari aho bijya biba rwose, haba hari impamvu ziri butume hari ibiturika bituritswa, bakabwira bari aho ngaho bati mwe guhangayika nta kidasanzwe, nibyo niko bigenda. Imana nayo ibwiye abantu iti wahagarika umutima, utawuhagarika nta kizatuma intambara n'impuha zazo zitabaho. Mwirinde mudahagarika imitima mutuze. Reka nsome muri kino gitabo cya Ezekiyeli cya gice cya 7 ku bigendanye n'ibi byago biriho mu isi. Nshaka ko uyu murongo wenda abantu bazawufatira igihe bawutekerezeho ku mwanya wabo, kuko igihe nticyadukundira ko dusoma byinshi cyane. Ariko kuri iki gice cya 7 cya Ezekiyeli umurongo wa 25, ubwo uyu murongo ni mwene nyina wuriya dusomye ngo hazabaho intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho. Haranditse ngo kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Ubwira ngiri rega rirarangije kandi rivuzwe n'itabeshya. Bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Impamvu ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi isimburwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babura inama. Iri jambo rirakomeye. N'abakuru babura inama bashake, nibyo twasomye ngo n'abashinzwe gutekerereza abandi ngo baritegereza ibintu bihari bakabona isigiye kugubwaho n'ishyano ridasanzwe. Abenshi b'abanyabwenge bakora ubushakashatsi bakitegereza ibiri mu isi nuko isi yaduhindukanye, ngo barabona isi nta mahoro ifite. Hano imbere yacu hari ishyano rikomeye, kandi byanditswe biravuze ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi isimburwe n'indi nkuru mbi. Reka duse n'abicumye turebe noneho mu bigendanye n'ibyaremwe. Nabyo ntabwo turi bubitindeho, ariko ibyanditswe byera bitubwira yuko bizahinduka. Ibyaremwe bizahinduka. Reka nsome muri kino gitabo cy'ibyaduka, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Reka dusome muri iyi paje, muri iyi paje ya kino gitabo mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Reka nsome ku paje ya 29, ibyaremwe bizahinduka. Haranditse ngo 29 na nisubi ya 57 ndakomeza. Umwanzi yarakoze kandi aracyari ku murimo, yamanukanye imbaraga nyinshi kandi umwuka w'Imana ari kwigendera ava ku isi. Impamvu umwuka w'Imana ajya ava ku isi zanditswe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6, bari kuvuga iby'igihe cya Nowa. Ahanditswe ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu. Iyo bavuga ijambo kuruhanya nuguhendahenda bakanga, nuguhendahenda abantu bakanga. Umwuka w'Imana rero bitewe no kurushywa ngo ari kwigendera ava ku isi buhoro buhoro. Imana yayikuyeho ukuboko kwayo. Hepfo haranditse ngo isi izasandazwa n'amazuku ari munsi y'ubutaka. Ibi ni ibirunga bivuzwe. Munsi y'ubutaka hari amazuku, ngo isi izagisandazwa nayo. Izo mbaraga z'ikuzimu nizirekurwa zigasohoka bikomotse ku mitingito, zizaheha ubutunzi bwarundanijwe imyaka myinshi. Mu by'ukuri ibi ngibi ntabwo ari ibintu twebwe, ntabwo ari ibintu twabarirwa, turabituriye. Muri 2002 kubageraga hakurya aho muri Kongo Igoma, mwabonye uburyo ibirunga byamanukanye mu mugi, bikamanuka ibyo bintu byose bikabimanura bikabigeza mu Kivu. Ariko igitangaje kandi gikomeye nuko aho byanyuze niho hari amazaruta yari ahari imbere, kandi ubwo
wenda kubaka byo ntabwo ari icyaha, ahubwo ikibazo gihari ni uko wenda ibyaha byahakorerwaga icyo gihe mbere buno byikubye inshuro nyinshi, saho gusa n'ahandi. Ariko biravuzwe ngo ayo mazuku azajya amanuka asandaze, mu mperuka biziyongera. Hepfo haranditse ngo kandi n'abavuga ko bemera Imana ntibazarokoka iryo hungabana rikomeye muri ibyo bihe byegereje iherezo rya byose. Na noneho igihe kirageze ubwo mu kanya gato isi ishobora kudushiriraho mu buryo budutunguye. Imitingito y'isi izaduka mu buryo butari bwitezwe cyane. Ariko abahanga bajya bagerageza ngo reka barebe uko babikumira, barebe uko babisubiza inyuma, ariko ni ikidashoboka. Hepfo haranditse ngo mu nkongi z'imiriro, mu myuzure, mu mitingito, mu gushega kw'imiraba, mu byago byisukiranya ku nyanja no ku butaka, nimwo umuburo utangirwa ku mwuka w'Uwiteka atazaruhanya n'abantu iteka ryose. Ni kangahe twumva impanuka zibaye mu by'ukuri? Nk'ejo bundi bavugaga kimwe mu bihugu cyagize impanuka, abantu bagera mu 127 cyangwa se barenga bapfira ku kibuga cy'indege, indege hakoreye impanuka. Urumva nk'iryo n'ishyano riba riguye. Igitabo kiravuze ngo mbere y'uko umwana w'umuntu atunguka ku bicu, ibyaremwe byose bizateragiranwa mu buryo bukomeye. Ibyaremwe byose uzajya kubona ubone mu biti wahadutse mwinda, inda zo mu ntusi, udukoko udusimba tukaza ku mababi, igiti kikuma gihereye mu mizi. Ibyo bintu ni bidasanzwe. Iyo muri kubona imyaka yacu, ibi bihingwa tubitera imiti, ntabwo ari isi iri gutera imbere, ahubwo ni isi iri gusaza. Kuko hariho abariho batari n'abakuru cyane bigeze kubaho bahinga bagasarura bikuzura, bakuzuza ibigega, bakazongera kweza ibindi bya bindi bigihari batarateye umuti, batarashyizemo ifumbire. Iyo muri kubona rero ubutaka bushaririye, ntabwo isi iri guhinduka nshya, ntabwo isi iri guhinduka nto, ahubwo iri kudusaziraho. Imirabyo yo hejuru yifatanije n'umuriro wo hasi bizakongora imisozi nk'itanura, maze rijugunye umuvumba w'amahindure uzatwika ibirorero n'imijyi. Ibitare binini biri gushonga bijugunywe mu mazi n'imbaraga z'amazuku ahishwe munsi y'ubutaka, bizatera inyanja gutogota maze zivemo ibitare n'igitaka. Ubwo noneho nibwo muzabona ibishyitsi by'agatangaza, kandi abantu benshi bazahasiga ubuzima. Buriya iyo mwitegereje mukareba ukuntu abantu bakunze isi, kubabwira yuko imperuka yasohoze ngo twubure imitwe yacu turebe mu ijuru ni ikintu kitatworoheye, kandi nibyo abakristo tugomba gukora muri iki gihe cyacu. Naratangaye igihe ibirunga byarukaga, abandi bari guhunga, abandi bafite ibibazo, bamwe bagiye kwiba esanse kandi umuriro wahageze, maze ya esanse bayimena muri wa muriro bari kuyisahuranwa, sitasiyo iraturika, bose barashya barahashirira. Tekereza umuntu ari guta sitasiyo ya esanse bitewe n'umuriro uje, wowe ukajya kwiba ijerekani ukahasiga ubuzima bwawe. Birerekana ko abantu bakunze iby'isi ku rwego rutangaje, kandi byanditswe bitubwira ngo tuzubure imitwe turebe mu ijuru. Ubwo rero zaba intambara, yaba ibyaremwe, uburyo byahindutse, yaba n'imyizerere, byose biri kutwigisha ngo Yesu agiye kugaruka. Ariko ntabwo narangiza ntavuze ku bigendanye n'imico y'abantu. Yesu yaravuze ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu by'ukuri iyo ushatse kureba uburyo imico y'abantu izaba imeze mu minsi y'imperuka, umuhanuzi Mikaya yabivuzeho neza. Kansomwe uyu murongo nihuta, some no mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, hatwereka uburyo isi izaba yangiritse. 7 umurongo wa 2 ndageza ku murongo wa 6. Abubaha Imana bashize mu isi, kandi mu bantu nta n'umwe utunganye, bose bacira igico kuvusha amaraso, umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi amutega. Mbese bana b'Imana, ni inshuro zingahe twumva ku bitangazamakuru mu gitondo na nimugoroba nk'umuntu yatemye umugore we ngo amuhoye 5,000. Mwumva ubwo bugome mu by'ukuri.
mbese muragira ngo abantu mu isi baracyahari ishusho y'Imana yavuyemo ibihumbi 5 bikagutera gutema uwo mwashakanye, nubwo na za miliyoni 5 zitabyeme zidakwiriye gutuma umuntu ufite ubwenge atema undi, ariko 5 ngo hari uwo nigeze kumva bari kuvuga ngo yahaye umugore we 5 ngo aje kugura ibintu bya 2 amugarurire 3, ngo umugore ageze y'amakena mu bana menshi, agarutse umugabo amusabye bya 3 bye ngo abibuze, ngo afata umuhoro aramutema. 3 ugasigara urukorera imfubyi, ambe ntunazirera nawe urafungwa, ubugome buzagwira. Baravuze ngo amaboko yabo akorana ikibumwete, igikomangoma cyangwa amacaka amaturo, umucamanza agahongesha, n'umuntu ukomeye yerurira ry'ibibi riri mu mutima we. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. Erega bimwe mu bizagaragaza ko ubugome mu mperuka burimo ngo no kwaka ruswa, sibyo byitwa se guhongesha. Ukareba umuntu ufite ikibazo kimugoye ukamusiragiza, kumva ufite icyo ushaka kumubwira, ari wowe wari ufite igisubizo cye cya nyuma, ngo uzagaruke mu cyumweru gitaha. Rimwe na rimwe rega abo bari gusiragizwa ntazanamenye n'imvugo iri kuvugwa iyo ariyo, ntazamenye niyo abikorera, bikamaganwa ariko ntibicike. Burya Bibiliya ntabwo abategetsi ari bamagana ruswa gusa, ahubwo na Bibiliya irayamagana, kuko hari ahanditswe ngo impongano zica amaso abantu ntibabone. None hano umurongo wa 4, umwiza wo muri bo, wo mu bantu bo mu minsi y'imperuka, azaba ameze nk'igitovu. Kandi pe igitovu ntabwo wacyubakisha ku bakizi, nta nubwo wakishingikirizaho, icyo kimaze ni ukugushituza gusa. Umwiza wo muri bo azaba ameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe ari wowe guhorwa kwawe urageze, noneho barumiwe. Ntimukizigire inshuti, ntimukiringire inshuti y'amagara, ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburire umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira. Ntabwo Bibiliya hano ishaka kutwigisha kutiringirana kwacu n'abagore, ahubwo Bibiliya ishaka kutwigisha ko abagore n'abagabo mu minsi y'imperuka bazahemukirana. Umurongo wa 6, kuko umuhungu akoza isoni, umukobwa agahagurukira nyina, umukazana agahagurukira nyirabukwe, abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Iri ni ishyano ritugwiriye. Aha barerekana imibanire y'abantu n'abandi, uburyo imico y'abantu izangirika, uhereye mu nshuti, ukaza mu bavandimwe, ukaza mu babyarana, abana n'ababyeyi babo. Kandi reka mbabwize ukuri, uwaguhemukira ari uwo mu rugo rwawe, ugahemukirwa n'inshuti, ugahemukirwa n'umuvandimwe, ibi biraryana, bimeze nk'igisebe kibi. Ariko musomye no muri Yeremiya, nawe ntiyabuze kubivuga iby'imibanire y'abantu n'abandi. Mu gice cya 9, burya Bibiliya turayisoma rimwe na rimwe tukihuta, ubundi ntitutekereze, ariko baravuze Yeremiya we abonye imibanire y'abantu mu mperuka, abona bazaba bari mu isi, uwabaha bakabona iyo bayihungira, maze yishushanya nabo, asa naho ari uyihagaze mu iyo mperuka. Aravuga ngo umurongo wa 2 gice cya 9, icyamba nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye nje kure yabo. Mbese reka mbabaze, ntabwo mubona ko kera uko batuganurira umuntu yanezezwaga guturana nabo bavukana, bitewe nuko wagiraga ikibazo bakagutabara? Ariko aho imico yangirikiye, buno umuntu yishimira guturana n'umunyamahanga kuruta uko yaturana n'uwo bavukana. Ubu ni nk'aho abantu bakagiye gutura mu kirunga mu ishyamba, umuntu agatura kwa wenyine, ntabane n'abagome bamuzengurutse batamwifuriza ibyiza, ariko rimwe na rimwe nawe ukabahunga kuko uri umugome. Igitabo rero kiravuze ngo icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi. Ubusambanyi buri kuvuga ntabwo ari ubw'amarenga, n'ubu busambanyi buriho, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto rukarekura ibinyoma, bagumirije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri bukubakomeje, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi, kandi ntibanzi ni ko Uwiteka avuga. Umuntu wese muri mwe ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Abavandimwe ngo bazahemukirana rwose, umuntu akukorera iby'ubugome kandi muvukana. Ibi ni ibyago bikomeye. Noneho ikibi kiruta ibindi ni ukubona ibi bintu bisohorera no mu bakristo. Ubu hari inzangano ku buryo
ushobora kugera ku muntu ugasanga ntavuga rumwe n'undi, ntacyo bapfuye gifatika, nta kimenyetso, nta kintu na kimwe kigaragara. Ibi nibyo Bibiliya ivuze ngo abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Rero twebwe nk'abakristo uko twakwitwara muri kino gitabo cyitwa Maranata, reka nsomemo aya magambo ngana ku musozo. Muribuka ko Yesu yavuze ngo nimubona ibyo bibaye, nimubona ibyo byose bibaye, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kuzaba kwenda gusohora. Isi dusaziyeho mu bigendanye n'imibanire y'abantu n'abandi. Biranditswe muri Yesaya muzasoma 24 ahavuga ngo igicumuro cy'isi kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Mbese nk'ariya bavuze ngo umuhungu azakoza se isoni. Ubundi ku bantu bose b'abagabo babyaye abahungu, ntabwo aba yifuza ko umuhungu we azagarukira aho we yagarukiye mu bushobozi no mu bushakashatsi. Buri wese aba yumva ishema rye ari ukubona umuhungu we, nubwo waba utarabaye mudugudu mu nzego z'ubutegetsi, wakwishimira ko umuhungu wawe azaba minisitiri, wakwishimira ko umuhungu wawe azaba depite, wakwishimira ko umuhungu wawe azatunga ibyo utagize. Ariko si uri kushebeka, uri kumwishyurira ishuri, uri kumukorera ibyiza byose, nuko akazasoza kaminuza ayirangiza, ariko ari nkaho yagahawe na diplome yo kunywa urumogi, akazataha nta bwenge burimo, ahubwo ari inkonda zigwa, azaba agukojeje isoni. Igihe uzaba ubona abana bawe, uri kubona abuzukuru utarabona bakazana n'abakwe, ahubwo bari kujya bazana abana ariko utazi igihe bababyariye, nta kindi kimwaro kiruta icyo. Ariko ibyanditswe niko bivuze. Noneho twebwe nk'abakristo reka dutunganye imico yacu, iby'isi bye kudukurura. Kimwe mu bimenyetso by'imperuka harimo no guhugirana. Abantu guhugiranira mu bushakashatsi, mu gushakisha iby'isi, nacyo ni ikimenyetso. Ariko hano muri kino gitabo ipaji ya 331 haranditse ngo bari gusobanura wa murongo mu Byahishuwe 7:14, aho marayika yabajije Yohana nkana ngo mbe bariya ni bande, ngo Yohana yaramusubije ngo mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati abana bavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ubwo icyo nicyo tugomba gukora. Paji ya 331. Abana b'Imana twebwe mu gihe abandi bashishikajwe n'ubugome, bashishikajwe n'inzangano, bashishikajwe n'intambara, bashishikajwe no guhangayika, bashishikajwe no gusebanya, bashishikajwe n'ibindi, twebwe mureke dushishikazwe no kumesa ibishura byacu, ariyo mico yacu, kandi tuyimesheshe amaraso y'umwana w'intama. Bishatse kuvuga ngo kwihana kwa buri munsi, gusaba imbabazi Imana nabo twahemukiye. Haranditse ngo mu gihe yari mwiyerekwa, Yohana yabonye itsinda ry'abantu bambaye imyenda yera. Yababonye bari mu rusengero rw'Imana, n'abantu bose bizeye ibyo Kristo yakoze, kandi bameshe ibishura byabo mu maraso ye. Ibikenewe byarateguwe kugira ngo tuzabashe kwicarana na Kristo ku ntebe ye, ariko dukwiriye kuzuza ibisabwa, ari byo kugendera mu mategeko y'Imana. Ntabwo dukwiriye kwemera kuzahomba ijuru. Iri jambo ni iry'ukuri. Ntabwo dukwiriye kwemera kuzahomba ijuru. Tugomba kuganira iby'ijuru, ari aho mu ijuru nta rupfu n'imibabaro bizabayo. Rero iri jambo reka bari ryo turangirizaho. Tumese ibishura byacu cyangwa se imico yacu tuyeze. Icya kabiri, twe kwemera kuzahomba ijuru, kuko Satani niyo ntego ye, nicyo agamije, nicyo ashaka, nicyo agendereye. Abakristo uko dukwiriye guhagarara muri iyi mperuka, mureke twe gusohoza ubuhanuzi bwo kwangiriza isi no kwangirika kw'abantu, ahubwo dusohoza ubuhanuzi bwo kwakira ubutumwa bwiza butweze kandi budutunganye, buzatume tubona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu.